Kongeye kubasuhuza kuri YouTube channel yacu. Ubu tugiye kubagezaho amakuru y'umugore rwose wigize umusazi akiyambika ubusa mu rukiko. Umugore yigize umusazi ubwo yari amaze gukatirwa igifungo cy'amezi hafi 18 azira gutuka perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugore witwa Stella Nyanzi yakoze agashya ubwo yari mu rukiko rw'i Kampala bamukatiraga igihano cy'amezi 18 hamwe n'icyaha cyo gutuka perezida Museveni. Yakoze ku itariki ya mbere Kanama 2019. Ibi akaba yarabikoreye ku mbuga nkoranyambaga ya Facebook, kandi umucamanza ubwo yasomaga umwanzuro n'ibihano bya Nyanzi ntiyarahari kuko we yabikurikiranaga ari muri gereza. Maze amaze kumva ibyo banzuye aba arazamuye yiyambura umwambaro wo hejuru yerekana amabere ye. Kandi Dr. Stella Nyanzi ntibitangaje kuba yakuyemo imyenda kuko yigize kubikora akigisha muri kaminuza nkuru ya Makerere muri 2016, aho yasanze ibiro bye bifunze akuramo imyenda ye yose asigara yambaye ukuri. Uyu Nyanzi rwose amaze kwamamara muri Uganda kuko uyu Nyanzi amaze rwose kwamamara muri Uganda, yigize no gutuka perezida wa Uganda mbere ko ibi byose biba, avuga ati perezida Museveni wori ikibuno. Ngaho nguko rero ibya Dr. Stella Nyanzi ni impano ye kwambara ubusa. Ndangije nkubwira nti kora subscribe na notification kugira ngo ujye ubona amakuru yacu, uko tuyashyizeho ako kanya.